Mbese iyo umuntu apfuye bigenda gute? Ese ajya mu ijuru cyangwa muri purigatori? Ese abitwa abazimu ni abantu bapfuye cyangwa ni abadayimoni? Ese waba usobanukiwe n'ibyo Satani agiye kwifashisha ingingo y'urupfu mu bushukanyi bwe? Ntuzacikwe n'ibi byigisho kuko uzasobanukirwa n'ibyo byose kandi umenye neza amabeberane y'urupfu. Mwabiteguriwe na Mugisha Eric, mumugejweho n'Imanda y'Imimererwe Ministry. Turacyakomeje urukurikirane rw'ibyigisho byacu bivuga ukuri n'umuzuko. Tugeze ku gace kamwe ko muri ibyo byigisho kavuga imimererwe y'abapfuye. Twabonye umugabane wa mbere, uyu munsi tugiye kwiga umugabane wa kabiri w'icyo cyigisho. Twabonye rero uburyo ibyo kuvugana n'abapfuye ari ibintu byamaze kuzengereza isi, imeze nka virusi ikomeye yagiye imunga abatuye isi, kandi ibyo bintu koko byamaze kwangiza imbaga nyamwinshi y'abantu ku isi, ku buryo usanga ari ibintu ndetse byizerwa n'abavuga yuko ari abayoboye abandi cyangwa se ari abigisha b'iyobokamana bakomeye ku isi. Nyamara ibyo bintu twabonye ko ntaho biri mu ijambo ry'Imana, ndetse ko binyuranyije n'icyo Bibiliya ivuga, bityo bikaba ari ibintu bidakwiriye kwizerwa habe na gato, ahubwo ko bikwiye kwamaganwa, ndetse Imana ubwayo nayo irabyamagana binyuze mu ijambo ryayo. Kuvugana n'abapfuye, niba abapfuye rero baba bari aho badatekereza cyangwa se basinziriye, bategereje umuzuko, mbese wasobanura ute ukuntu amadini menshi yaba ya kera na y'ubu yizera ko abantu babasha kuvugana n'abapfuye? Kuramya abakurambere biri mu mico myinshi, by'umwihariko mu mico y'Abanyafurika, kandi n'urukurikirane rw'amadini yo muri iki gihe ahamya ko avugana n'imyuka y'abapfuye. Mu gihe cya Bibiliya tuhasoma amateka ya Sawuli. Nk'uko twabisomye, twabonye amateka ya Sawuli uburyo byamugendekeye, ndetse twabonye uburyo Imana yamuhannye. Ibyo rero ni ibintu ubwabyo twabonye ko Imana yamaganye igihe yavugaga ko kimwe mu bintu byatumye ihora Sawuli kwari uko Sawuli agiye gushikisha. Nk'uko twabisomye mu rwambere rwo ku ngoma, mu gitabo cya mbere cy'iryo ku ngoma, igice cyaho cya 10 umurongo wa 13. Reka turebe uburyo bwa none rero bwo kuvugana n'abapfuye. Mbese bimeze bite? Mbese muri iki gihe abantu bavugana n'abapfuye? Birashoboka cyane rwose. Igihe cyose Imana yagiye ikoresha imbaraga ngo ihamagarire abantu kwigarukira, Satani nawe yagiye yigana ubwo butumwa akoresheje inzira yo gukora ibitangaza. Ariko umwuka avuga yeruye ati, mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa, bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni, nk'uko tubibona mu rwambere rwa Timoteyo igice cyaho cya 4 umurongo wa 1. Uburyo buke bwo kuvugana n'abapfuye bwatangijwe n'abito Fox Sisters. Uburyo bushya bwo kuvugana n'abapfuye bwatangijwe n'abita Fox Sisters mu mwaka w'1848, aho bajyaga bumva urusaku rw'imbaraga idasanzwe mu nzu y'umuhinzi witwa Fox wo muri Hyattville i New York. Byatangiye byoroheje gutyo kugeza ubwo kuvugana n'abapfuye byabaye gikwira ku isi, ndetse bishinga imizi cyane mu ruhurirane rw'amadini igihe cya none. Ndetse abari ku isonga ryavugana n'imyuka y'abapfuye mu bihe byashize bagiye bahamya ko ari Satani ubwe bavuganaga nawe. Abo ni abari ku isonga, abantu bari ku isonga mu kuvugana n'imyuka y'abapfuye mu bihe byashize, uburyo bo nabo ubwabo bihamiriza ko ari Satani bavuganaga nawe. Muri Sprighten, ikinyamakuru cyo muri Norvege kivuga ku byo kuvugana n'abapfuye, cyavuze amagambo ngo kuvugana n'abapfuye ni inzoka yo muri paradizo iri umuntu kurya ku giti cy'ubwenge umenyekanisha icyiza n'ikibi. Moses Hull, umwarimu ukomeye mu byo kuvugana n'imyuka y'abapfuye wo mu gihe cyo hambere, yaravuze ati, inzoka yo kwiringirwa. Mu gusubiza ikibazo ngo mbese ninde dukwiriye kwiringirwa, Imana cyangwa Satani, ndasubiza nti hari ibihamya kuri buri ngingo yose yo muri Bibiliya bidutsindishiriza ku mpamvu twizera Satani. Ni umwiringirwa. Icyo nicyo wavuga kurusha ibivugwa kuri urya wundi. Urya wundi bwavuga ni Yesu. Ntabwo ari Satani, ahubwo Imana niyo yakoze ikosa mu murimo wa Edeni. Ntabwo ari Satani, ahubwo Imana niyo yabaye umwicanyi uhereye mu itangiriro. Ayo ni amagambo yavuzwe n'umuntu umwe mu bizeraga imyuka y'abapfuye witwa Moses Hull, wari umwarimu mu byo kwizera imyuka y'abapfuye. Aba bantu bari bazwi nk'abasenga imyuka y'abapfuye, bizeraga Satani kandi biyemereraga ko ari we bavugana nawe. Aya magambo yuzuye gutuka Imana agaragaza neza imiterere yo kwizera imyuka y'abapfuye. Inyigisho z'ikuzimu na purigatori zikomoka mu bupagani kandi zinjijwe mu Bukristo n'abakuru ba Kiliziya Gatolika. Cardinal Gibbons yanditse kuri purigatori, yaragize ati, urupfu habaho umwanya wo hagati ahantu umuntu ahabwa igihano cy'agateganyo cyateganyirijwe abantu bose batanyuze ubutabera bw'Imana ku byaha byababariwe.
Kubaho kwa purigatori mu by'ukuri bisobanuye kuba magirirane. Akamaro ko gusengera abapfuye. Mu kigisho cyabanje twabonye ko purigatori ari ibinyoma. Twabonye ko Bibiliya igaragaza neza ko umuntu apfuye asinzirira mu mukungugu, ko nta handi hantu na hamwe ajya, ahubwo ko ajya mu mukungugu. Twabonye amagambo ko Imana yabwiye Adamu ko yaramubwiye ngo mu mukungugu nimuzasubira kuko arimo wakuwe. Ni amagambo Imana yamubwiye. Kandi twasomye amagambo ari mu gice 12 cya Daniyeli. Twasomye amagambo ari mu gice cya 4 uhereye ku murongo wa 16 mu rwambere rw'Abatesalonike. Twasomye amagambo aboneka mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto uhereye mu gice cya 15 ku murongo wa 51. Twabonye neza ko abapfuye ijambo ry'Imana rivuga ko baba bari mu bitotsi by'urupfu. Nta hantu namwe biregeze yigisha yuko bajya muri purigatori kubabarizwa mu muriro, cyangwa ngo bajye kuzimu, cyangwa ngo uko twabibonye ngo bajye mu ijuru, cyangwa ngo abapfuye bazukire mu bindi biremwa. Ibyo byose ni ibinyoma binyuranye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ikuzimu hasobanurwa nk'ahantu abapfuye ari abanzi b'Imana babarizwa mu muriro, niko Kiliziya Gatolika ibyizera, kandi ngo babazwa by'iteka ryose, ngo mu gihe horoza abakiranutsi zigira mu ijuru zikimara gupfa. Uko niko babyizera. Ijambo ry'Igiheburayo Sheol n'iry'Ikigiriki Hades yose asobanura ikuzimu, kandi yose aganisha mu isi y'abapfuye. Ijambo ry'Ikigiriki Gehenna ryo risobanura ikuzimu, risobanura ikuzimu havugwa umuriro w'igihano. Amagambo ya Bibiliya akenshi akoreshwa mu buryo bw'isanisha mu kwerekana ibijya gusa, kandi ibi bikaba byatera urujijo mu kumenya niba aya magambo aganisha ku hantu aho abapfuye baba. Mu by'ukuri amagambo iyo Bibiliya bivuze igihenomu riba rigaragaza isanisha. Mbese ubundi igihenomu ni Bibiliya iba yerekeza ku muriro w'iteka ryose uzatwika abanzi b'Imana, nyamara ntabwo iba yerekeza kuri purigatori aho abanyabyaha bajya kubabarizwa bakimara gupfa. Ibyo ni ibinyoma. Ijambo ry'Ikigiriki Gehenna ryakoreshejwe inshuro 12 mu Isezerano Rishya, kandi rikomoka ku ijambo rya Giheburayo Gehinomu, bisobanuye igikombe cya mwene Hinomu, ahakorerwaga imihango yo gutwika abana batambira ikigirwamana Moleki. Iki gikombe Yeremiya yakise igikombe cy'icyorezo. Iki gikombe cya mwene Hinomu cyangwa Gehenna cyahindutse igikombe cyo gutwikiramo umwanda, nuko kigahora gicumba. Nuko ku bw'ihame ry'umuriro w'inkazi uzahanishwa inkozi z'ibibi, iki gikombe gikoreshwa nk'igishushanyo cy'umuriro wo kumeruka y'ibihe. Mu kibwirizwa cyo ku musozi, Yesu yagarutse kuri Gehinomu inshuro 3. Yaburiye abafarisayo kwirinda gucirwaho iteka ry'Igehinomu. Akamaro ndetse n'ingaruka by'uyu muriro bisobanurwa muri Bibiliya nk'umuriro utabasha kuzimywa, cyangwa umuriro w'iteka nk'uko tubisoma muri Mariko igice cya 9 umurongo wa 43 kugeza ku murongo wa 48, na Luka igice cya 3 umurongo wa 9, cyangwa muri Mateyo igice 25 uhereye ku murongo wa 41. Uyu muriro rero uzeza isi nyuma y'umuzuko wa kabiri, nk'uko tubibona mu rwa kabiri rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 10 kugeza ku wa 12, na Luka igice cya 3 umurongo wa 17, ndetse kandi tunabisoma mu Byahishuriwe igice 20 usomye ku murongo wa 5. Ijambo iteka ariryo bita aionios rikoreshwa mu kuvuga iherezo ry'abakiranutsi kimwe n'iry'abanyabyaha. N'ibihembo by'ibyaha ari urupfu, nk'uko tubisoma mu Warumi 6:23. Ubwo rero igihano cy'abanyabyaha n'urupfu rw'iteka. Ingaruka iheruka y'uwo muriro niyo y'iteka ryose, ntabwo ari umuriro ubwawo uzaba uw'iteka ryose. Iri hame rigaragazwa neza mu ikoreshwa ry'ijambo iteka ryose mu byanditswe byera. Yeremiya yahanuye ko Imana izakongeza umuriro i Yerusalemu utabasha kuzimywa, uko tubisoma muri Yeremiya 17:27. Nyamara uwo muriro ntabwo cyaka. Uwo muriro n'ubu ntabwo ukiri kwaka. Nyamara Yeremiya we igihe yabivugaga yavuze yuko Yerusalemu hazakongezwa n'umuriro uzaka iteka utabasha kuzimya. Ariko suracyaka. Ubwo Nebukadinezari yasenyaga Yerusalemu, uwo mujyi warahiye urakongoka. Uwo muriro ntiwashoboraga kuzimywa kugeza ubwo ushohoje icyo wari ugendereye cyo kurimbura uwo mujyi. Nyamara uyu munsi ntabwo uwo mujyi ugishya. Urugero nk'urwo ruri no muri Yuda igice cya 1 umurongo wa 7. Naho hagira hati, kandi ni Sodomu n'i Gomora n'imidugudu yari ihereranye naho, kuko abaho nabo bitanze bakiha ubusambanyi no kwendana mu buryo imibiri itaremewe. Iyo midugudu yashyiriweho kubera kabarore. Iyo midugudu yashyiriweho kuba kabarore ihanwa n'umuriro utazima. Ibi bigaragaza neza yuko rero ingaruka y'uwo muriro niyo yabaye y'iteka ryose, ariko umuriro ubwawo si wo w'iteka ryose. Iyi ngingo igarukaho nanone mu rwa kabiri rwa Petero igice cya 2 umurongo wa 5 usomye n'uwa 6. Iyi miriro rero ntabwo uyu munsi kigurumana, nyamara ingaruka zayo zo zabaye iz'iteka ryose. Ihame rero rivuga ko abanyabyaha bababazwa batwikwa by'iteka ryose
bihabanye cyane na kamere y'Imana bihabanye cyane na kamere y'Imana yerekanye urukundo rutarondoreka afitiye inyoko muntu yaguye, urukundo rwagaragarijwe mu gitambo cy'umwana w'Imana. Ntabwo rero Imana yashimishwa no kubona abantu bahora bashyabwa iteka ryose. Icyo ni ikinyoma kivuga yuko abantu bashobora kuba hari ahantu babarizwa by'iteka. Muvandimwe, icyo ni ikinyoma. Umuhanga w'umuyuda Josephus yizeraga ko abapfuye bahita bajya mu ijuru cyangwa ikuzimu, ko niko we yabyizeraga, kuko atizeraga Bibiliya. Ngo yizeraga ko bajya ikuzimu ngo mu gihe bategereje umuzuko, kandi yizeraga ko ngo abakiranutsi ngo bashyirwa mu mwanya wiswe mu gituza cya Aburahamu, mu gihe abanyabyaha bo batandukanyijwe nabo n'umworera muremure, maze bagafungirwa ahantu babasha kumva no kubona umuriro w'iteka. Iyi myizerere ihabanye n'inyigisho zisobanutse z'ibyanditswe byera zivuga ko abapfuye ntacyo bakizi, niko tubisoma mu Mbwiriza igice cya 9 umurongo wa 5. Abahanga mu bya gikristo b'iki gihe nabo bagundiriye ihame rivuga ko iyo umuntu apfuye ahita ajya mu ijuru cyangwa ikuzimu, maze bagatanga n'amasomo amwe muri Bibiliya nk'ibihamya bibashyigikira, by'umwihariko isezerano Yesu yahereye igisambo ku musaraba n'umugani w'umutunzi na Lazaro, uhavugwa ko nyuma y'urupfu umwe yagiye ikuzimu undi akaruhukira mu gituza cya Aburahamu. Aya masomo akeneye gusobanurwa neza ngo izi nyigisho zihuza n'ibindi byanditswe byera ku byerekeye uko abapfuye bamera. Namwe muri Bibiliya hagaragaza inyigisho y'ihame rivuga ko nyuma y'urupfu abantu bahita bajya ahandi hantu hari ubuzima. Lazaro uwo Yesu yazuye mu bapfuye ntiyigeze ajya mu ijuru cyangwa mu gituza cya Aburahamu ubwo yapfaga. Inyigisho z'isezerano rishya kuri iyi ngingo zirasobanutse mu buryo bwahuranyije. Ku munsi wa Pentekote Petero yaravuze ati, bagabo bene data, nta kimbuza kubabwira nshize amanga ibya sokuruza mukuru Dawidi, kuko yapfuye agahambwa ndetse n'igituro cye kiracyari iwacu n'ubu. Kandi Petero akomeza avuga ati, kuko atari Dawidi wazamutse mu ijuru, kuko tubisoma mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 2 umurongo wa 29 n'uwa 34. Petero ahamya ko Dawidi amaze gupfa atazamutse ngo ajye mu ijuru, ahubwo asinziririye mu gituro, kandi n'igituro cye kikaba kiri i Yerusalemu. Iby'igisambo ku musaraba se byagenze bite? Mbese nyuma yo gupfa igisambo ku musaraba nticyahise kijya mu ijuru? Igisambo cyabwiye Yesu ku musaraba kiti? Ni ikibazo abantu bibaza. Ariko se koko niko byagenze? Twamaze kubona ko ibyo ari ibinyoma. Ariko se iyo nyigisho ukuri kwayo ni ukuhe? Reka tubirebe. Igisambo cyabwiye Yesu ku musaraba kiti, mwami uzanyibuka ubwo uzazira mu bwami bwawe, uko tubisoma muri Luka 23 umurongo wa 42. Icyo gisambo cyarebaga iby'igihe kizaza, maze kisabira kuzibukwa mu munsi uheruka w'ingororano. Cyari gitumbiriye imbere ku musaraba, cyari gitumbiriye imbere ku kugaruka kwa Kristo. Icyo gisambo cyarebaga iby'igihe kizaza, maze kisabira kuzibukwa ku munsi uheruka w'ingororano. Cyari gitumbiriye imbere ku kugaruka kwa Kristo. Uko tubisoma muri Matayo igice cya 16 umurongo wa 28, havuga ko Kristo agarutse mu bwami bwe. Kandi no muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 3, Kristo ubwo yaravuze ati, nzagaruka. Igisubizo cya Yesu ku gisambo ku musaraba ni iki ngo, ndakubwira ukuri yuko uyu munsi turi bubane muri paradiso. Mbese uwo munsi wo kuwa gatandatu nimugoroba igisambo cyahise kibana na Kristo muri paradiso? Ni ikibazo. Igisubizo ni oya, kuko na Kristo ubwe atigeze azamuka ngo ajye mu ijuru akimara gupfa. Kuko ku munsi wa mbere mu gitondo yarivugiye ati, ntunkoreho ntarazamuka ngo njye kwa data. Ni amagambo Yesu yabwiye Mariya Magadalena aboneka muri Yohana igice cya 20 umurongo wa 17. Niba Kristo yari atarazamuka ngo ajye mu ijuru kugeza ku munsi wa mbere aricyo gitondo cy'umuzuko, ni ukuvuga ko n'igisambo kitigeze kijyayo. Impamvu y'uru rujijo ikwiriye gushakirwa mu kuba inyandiko y'umwimerere y'isezerano rishya yari yanditse mu myandikire y'Ikigiriki, aho bandikaga bakurikiranya amagambo nta bimenyetso by'utwatuzo n'utwitso, utubago cyangwa ibice by'imirongo bikurikizwa nk'uko biri ubu. Nyuma y'umwaka w'557 nibwo gutandukanya amasomo hakoreshejwe ibyo bimenyetso byatangiye gushyirwa mu nyandiko za Bibiliya. Ahagombaga gushyirwa ku isomo rya Luka 23 umurongo wa 43 ni ingenzi cyane mu gutumira isomo ryumvikana uko bikwiriye. Gushyira kitso nyuma y'ijambo uyu munsi bitumira isomo risomwa ngo, ni ukuri ndakubwira uyu munsi yuko tuzabana muri paradiso. Aha rero iri somo rifite injyana n'amagambo yanditswe muri Yohana 20 umurongo wa 17 avuga ko Yesu yari atarazamuka ngo ajye mu ijuru. Kuri uwo munsi w'ibambwa igisambo cyawe isezerano ryo kuzaba mu ijuru bw'umwami azaba yimitse ingoma ye.
Ibi rero bavandimwe bigomba gutuma turushaho gucukumbura mu ijambo ry'Imana, kandi reka mbabwire ntabwo abantu bazabura impamvu zo kumanikwaho gushidikanya kwabo. Abantu benshi ntibazabura ibyo bashyigikiza kutizera kwabo. Nyamara ntabwo igisambo cyajyanye na Yesu uwo munsi, ndetse na Yesu ubwe umugoroba ntiyagiye mu ijuru nk'uko tubisomye, kandi birasobanutse cyane nk'uko tumaze kubyiga, kuko tubisomye birasobanutse, kuko inyandiko nyinshi za Kigiriki ntizagiraga utwatuzo n'utwitso byaje gushyirwamo hanyuma ahagana mu mwaka w'557 nibwo byaje gushyirwamo, kandi ahagomba gushyirwa akitso mu isomo rya Luka 23:43 ni ingenzi cyane ko tuhabona ariho inyuma y'iri jambo ngo uyu munsi, bituma iri somo risomwa neza ngo ni ukuri ndakubwira uyu munsi yuko tuzabana muri paradizo. Ibi byo rwose bihuje n'ukuri kw'ibyanditswe byera, kandi ntabwo Imana yivuguruza keretse abashidikanya bashaka urwitwazo kuko udashaka kumva icyo Imana ivuga. Kuko na Yesu yabwiye Mariya ku munsi wa mbere igihe Kristo yazukaga, yaramubwiye ngo ntunkore kuko narazamuka ngo njye kwa Data. Bigaragaza Yesu ko yari atarazamuka ngo ajye kwa Data. Ntabwo rero uwo munsi yahise azamukana n'igisambo. Ibi tugomba kumenya neza. Iyindi nyigisho yerekeranye n'ibya Lazaro. Lazaro ni kuzimu. Abantu benshi bajya bumva ibya Lazaro ndetse na Nyamutunzi, bakavuga yuko iyo abantu bapfuye ari abanyabyaha bahita bajya kubabarizwa muri Gehinomu, ngo nuko abandi nabo bakahita bigira mu gituza cya Aburahamu nk'uko twahoze tunabisoma. Ariko si byo Bibiliya bivuga iti. Kenshi hari abavuga ko inyigisho ya Yesu yo muri iyi mirongo ikwiriye gufatwa uko yanditse, nyamara imvugo ndetse n'aho ibivugwa bibera bigaragaza cyane. Kenshi hari abavuga ko inyigisho ya Yesu muri iyi mirongo ikwiriye gufatwa uko yanditse, nyamara imvugo ndetse n'aho ibivugwa bibera bigaragaza cyane kwigishiriza mu ishusho ngero. Ku bw'ibyo igitekerezo kigomba gufatwa nk'umugani, ntabwo igitekerezo kigomba gufatwa nk'ibintu byabayeho. Ubifashe uko bivugwa usanga buri kintu cyose kivugwa kinyuranya n'inyigisho y'ibyanditswe, kandi ahubwo ari umugani ugendereye kwigisha abayobozi b'Abisirayeli ukuri kw'ibyamwuka. Wari umugani Yesu yaciye, wari ugendereye kwigisha abayobozi b'Abisirayeli ukuri kw'ibyamwuka. Ndetse Yesu Kristo yaranagambiriye kwigisha ishyanga ry'Abayuda ryari ryaratoranyijwe n'Imana ngo ribe ububiko bw'ukuri kwayo. Ryagombaga kuba umucyo ku banyamahanga, maze rikayobora amahanga yaguye mu isoko rukumbi y'amazi y'ubugingo. Niyo mpamvu bari barashyizwe mu ihuriro ry'inzira hagati y'amashyanga akomeye ndetse n'inzira z'ubucuruzi by'icyo gihe. Nyamara aho gusohoza icyo bahamagariwe, babaye banyamwigendaho batihanganira abandi, biringira ko agakiza ari akabo gusa, mu gihe bishimiraga kwitandukanya n'andi moko. Nyamara bari barakira inyigisho za gipagani ku byerekeye ibikurikira nyuma y'urupfu, kandi bagakomeza kwiringira ko kuba Abayuda bibahesha kwemerwa n'ijuru, kuba barakomokaga kuri Aburahamu. Bumvaga ko ibyo bahesha ubwishingizi, ntibite ku nyigisho z'ibinyoma zinyuranye n'amahame y'ijambo ry'Imana. Yesu yacyashye uburyarya bw'iyo myizerere, maze abinyujije mu gitekerezo cy'umutunzi na Lazaro asenya ishusho y'iby'ab'isi bizeraga. Mbese icyo Yesu yavuze cyari gisobanuye iki? Muri uyu mugani umutunzi ashushanya ishyanga ry'Abayuda ryari rikungahaye ku kuri kw'ibyamwuka, maze umukene ashushanya abanyamahanga. Umutunzi yari yambaye ubwenge bw'umwami w'abami, ari by'umuhengeri n'ibara ry'ubwami, n'inzira yo gukiranuka, umwenda w'umweru. Umuhengeri ushushanya ibara ry'ubwami, kandi umwenda w'umweru cyangwa se w'igitare ushushanya gukiranuka. Ibyo byose byashushanyaga ubwami ndetse no gukiranuka byari byararagijwe Abayuda. Umunyamahanga yari yuzuye ibisebe bishushanya ibyaha, ngo tubisoma muri Yesaya igice cya mbere umurongo wa 6, haranditse ngo, nuko twasoma muri Yesaya igice cya mbere umurongo wa 6, ibisebe bishushanya ibyaha. Nyamutunzi yari yambaye imyenda myiza ngo tubibonye, imihengeri n'ibitare aribyo bishushanyira ubwami no gukiranuka byari byararozwa Abayuda, kuko tubisoma muri Luka igice 16 umurongo wa 19 ndetse n'ibyashu igice 19 umurongo wa 8. Aho hose twasoma ubusobanuro bw'ibyo bintu, uburyo umuhemba ushushanya ubwami ndetse n'uburyo umwenda w'igitare ushushanya gukiranuka. Ariko iyo dusomye muri Yesaya igice cya mbere umurongo wa 9, amagambo Imana yavuze agaragaza neza ubusobanuro nyakuri bw'ibisebe aribyo byari biri kuri Lazaro. Haranditse ngo, uhereye mu bworo bw'ikirenge ukageza mu mutwe ntazima, ahubwo n'inguma n'imibyimba n'ibisebe binuka bitigeze gukandwa cyangwa gupfukwa, nta nubwo byabobejwe n'amavuta. Nusoma aya magambo yose uzasanga ko icyo Imana avugaga hano, Imana yavugaga ibyaha, yegeranyaga ibisebe n'ibyaha. Muri uyu muganiro w'umutunzi nk'uko tubibonye,
umunyamahanga yari yuzuye ibisebe yishanya n'ibyaha, ariko ntaragahabwa umuti w'iyo ndwara ye, ahubwo yari yaranangiwe no guhabwa ubuvungukira buva ku meza y'uwo mutunzi. Yesu yasenye ishusho y'imitekerereze y'Abayuda mu cyitegererezo yatanze ku mugore w'umunyakananikazi, nawe wasabye ubuvungukira buva ku meza y'umutunzi. Muri ayo magambo hakoresheje imbwa, kandi nayo yashushanyaga abanyamahanga cyangwa abataratoranyijwe n'Imana. Ndetse n'abigishwa ba Yesu bamusabye kwirukana umunyakananikazi, byerekana ingaruka inyigisho z'abanditsi zari zaragize mu kwangiza imyumvire y'abantu. Nk'uko umugani ubihishura, Yesu yerekanye indi shusho ihabanye n'iyo abakuru b'Abayuda bari bafite, maze ashyira umutunzi kuzimu na Lazaro umukene mu gituza cya Aburahamu. Igice cya Matayo 23 cyose gicyara imyigishirize y'uburyarya y'abanditsi b'Abafarisayo, kandi icyo gice gitanga igisubizo ku mpamvu byahindutse maze umutunzi akagubwa nabi naho umukene akagubwa neza. Ikindi kandi iki cyigisho cyahamirizaga abigishwa ko imiterere n'ubwoko by'umuntu atari byo bimuhesha agakiza. Inzira rero yari iharuriwe abigishwa yatumye babasha gusenya urukuta rw'imihango, maze bakabwiriza ubutumwa bwiza n'imbaraga ku Bayuda n'abanyamahanga nta kurobanura. Ukwikunda byari byarashinze imizi y'imyizerere y'Abayuda, nyamara Imana isaba umuntu kwiyanga no gukunda mugenzi we nk'uko wikunda. Uyu mugani Yesu awuca yaragambiriye kwereka Abayuda abaragijwe iby'ubwami no gukiranuka bari abatunzi mu by'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana Yesu yaragamije kubereka ko mu gihe cyose bakomeje kwirata kandi ntibashyire abanyamahanga ubutumwa bwiza, ndetse nibanashaka ko abanyamahanga bamenya ubutumwa bwiza nk'uko nyamutunzi atashakaga ko Lazaro yagubwa neza, Yesu Kristo yabwiraga ko bazarimbuka, ko bizasoza nubwo bahawe ubutunzi bw'ukuri kw'ijambo ry'Imana ariko barimbutse. Nicyo aya magambo Yesu yavugiye yerekeranye n'umutunzi na Lazaro nk'uko aboneka muri Luka 16 uhereye ku murongo wa 19 ukageza ku murongo wa 31. Kwishingikiriza ku nkomoko niyo ngingo ikurikiraho Yesu yigishije muri uyu mugani. Abayuda bavugaga ko Aburahamu ari we se, ariko muri uyu mugani sogokuru Aburahamu ntabwo yashoboye gufasha umutunzi. Isezerano rishya rivuga ko abari muri Kristo ari bo bana ba Aburahamu, kuko tusoma mu Galatiya 3:29. Kandi Kristo yaje gukiza abafite ibikomere n'abafite imitima imenetse, abemera kwimenyaho ubukene bw'ibyamwuka kandi bakemera ko bakeneye Kristo, nibo gusa babasha gushyikira imigisha ya Kristo. Mu bahirwa nk'uko banditse muri Matayo 5 umurongo wa 12, abakene mu byamwuka, abashavura, abagwaneza, abafite inzara n'inyota byo gukiranuka nibo babasha kuzurizwa maze bagahabwa imbabazi. Mu yandi magambo, umuntu agomba kwemera ubukene bwe mu byamwuka, agashavuzwa n'ibyaha bye, akagenda urugendo rwo guhinduka, agahinduka muri kamere arangamiye gukiranuka kwa Kristo, kandi uwo muntu azabona kuzurizwa n'Imana, abona ubugingo buhoraho bukomoka kuri Kristo Yesu niba yihana by'ukuri. Nshuti muvandimwe rero, ndakurarikira kwihana by'ukuri kandi ndakurarikira kumva icyo Bibiliya ivuga. Inyigisho rishingiye ku migenzo Kristo Yesu yazishyashye muri Matayo 15 umurongo wa 1 n'uwa 9. Yesu yaburiye abanditsi n'Abafarisayo kubwo guhindura ubusa ijambo ry'Imana bagamije gukomeza imigenzo yabo. Umugani w'umutunzi na Lazaro ahagaragaza ko nta yandi mahirwe umuntu agira nyuma yo gupfa. Hashyirwa umworera munini, ndetse umutunzi yangiwe icyifuzo cye cyo kujya kuburira abavandimwe be. Impamvu yatanzwe ni uko bahawe Mose n'abahanuzi cyangwa ijambo ry'Imana. Niba tutemenya inyigisho z'ibyanditswe byera n'ubutumwa bwakomoka mu bapfuye, ntacyo bwatumarira ku by'agakiza kacu. Ni cyo amagambo yari asobanura. None se nyine niba abantu bavuga ko abantu bashobora kwiringira iby'abapfuye cyangwa bashobora kwiringira imyuka y'abapfuye ivuga, kuki nyine ijambo ry'Imana rigaragaza ko Aburahamu yanze ko nyamutunzi azuka? Kuki ijambo ry'Imana rivuga ko igihe nyamutunzi yabwiraga Aburahamu ati basi ongera wohereze Lazaro agenda abwire bene data, mbese ijambo ry'Imana ryavuze ngo iki? Biravuga ngo bafite Mose n'abahanuzi babumvire, nibatabumvira ntabwo bakumva naho umuntu yazuka. Ibi bintu bitesha agaciro ubutumwa bw'imyuka y'abapfuye. Rero tubyumve neza ko icyavugwaga hano
wari umugani Yesu Kristo yari aciriye abafarisayo, wari ufite icyo ubigisha bitewe n'uko birataga ngo bafite ukuri, bitewe n'uko bumvaga ari abatunzi nk'uko nyamutunzi yari umutunzi, nyamara banena abapagani b'abanyabyaha batazi ukuri nk'uko nyamutunzi yanenaga Lazaro. Aha rero Yesu yaciriyeho iteka iyo myigishirize yo kunena abanyamahanga no kwanga kubashyira ubutumwa bwiza, nicyo yerekezagaho, kandi abereka yuko nibakomeza kwirata ngo ni abatunzi, ngo bakomoka kuri Aburahamu, bazarimbukana n'ubwo bwirasi bwabo. Nicyo ibintu byerekezagaho. Ntabwo Yesu yigishaga inyigisho yuko abapfuye bajya kubarizwa muri Gehinomu abandi bakajya mu ijuru. Ibyo rero sicyo byaganishagaho. Buri shusho yose yo muri uyu mugani itanga ukuri mu bya mwuka guhabanye n'imyumvire y'abakuru b'Abayuda. Buri shusho yose yo muri uyu mugani itanga ukuri mu bya mwuka guhabanye n'imyumvire y'abakuru b'Abayuda, aribyo bikorwa na benshi mu gufata amagambo y'uyu mugani nk'uko yanditse ngo babashe gushyigikira ihame ry'ikuzimu n'umuriro utazima. Ibyo ngibyo byangiza icyo uyu mugani ugamije, icyo ugamije kwigisha nyakuri, maze bigapfobya ubutumwa bw'ingenzi buri muri uyu mugani. Twirinde rero abavandimwe natwe tudapfobya iki jambo ry'Imana. Rwo twiga ijambo ry'Imana ubushishozi, kandi twe gufata agace kamwe k'ijambo ry'Imana ngo abe ariko twuririraho, ahubwo dusome Bibiliya yose kuko itanga ubusobanuro bwuzuye. Rero nshuti muvandimwe, ndakubwira yuko mu minsi imperuka Satani agiye kwifashisha ibi bintu by'abapfuye kugira ngo intekerezo nyinshi z'abantu. Agiye kubyifashisha ku rwego rukomeye, kandi abantu benshi badafite urufatiro mu ijambo ry'Imana bazayoba. Abantu batasomye Bibiliya neza ngo bige icyo ijambo ry'Imana rivuga kuri iri hame bazayoba. Ndakwinginze kugira ngo ushikamishe ibitekerezo byawe ku rufatiro nyakuri rw'ijambo ry'Imana kugira ngo utazayoba. Nuko rero nk'uko Bibiliya ibyigisha, urupfu naho umuntu aba asinziriye ntacyo abasha gutekereza. Ibi ariko ntibivuga ko umuntu nta bitabo byanditswemo ibyo abakiranutsi basinziriye. Imana ifite inyandiko z'imibereho yacu, ifite ibyo dutekereza byose, ibikorwa byacu byose biranditse mu ijambo ry'Imana, kandi Imana izazura abantu bose. Biravuga ngo ijambo ry'Imana rigaragaza neza yuko abakiranutsi bazazuka imirimo yabo bakurikiye, ndetse n'abanyabyaha nabo bazazuka imirimo yabo bakurikiye, kuko Yesu azaza guhembera umuntu wese ibyo yakoze akiri muri ubu buzima, akiri muzima, akiriho. Tugomba rero kwirinda cyane, kuko abantu bazahemberwa ibyo bakoze bakiri bazima. Mbabwiza ukuri bavandimwe, niyo mpamvu gusengera umuntu wapfuye ntacyo bimaze, ngo kujya kumusabira amasakaramentu, ibintu usanga bishishikaje abantu cyane, ntacyo bimaze. Ntacyo wapfuye, ntacyo wamusengera, ntabwo wamusengera, kuko ijambo ry'Imana rigaragaza neza yuko iyo umuntu apfuye ibyo biba birangiye, ntabwo yumva. Ndetse ijambo ry'Imana rigaragaza ko abantu bazabazwa, bazacirwaho iteka ry'ibyo bakoze bakiri bazima. None niba abantu bazacirwaho iteka ry'ibyo bakoze bakiri bazima, mbese ijambo ry'Imana rivuga iki? Mbabwiza ukuri, ntacyo ushobora guhinduraho n'igikorwa na kimwe. Ibyakozwe byose byanditswe mu ijuru. Ntabwo wasengera uwapfuye. Ijambo ry'Imana rivuga ko ibyo biba birangiye, asinzira mu mukungugu ategereje kuzuka ku iherezo ry'ibihe ngo acirweho iteka cyangwa ahabwe ubugingo buhoraho niba yarumviye Imana. Reka dusome amagambo ari mu rwa kabiri rw'Abakorinto 5 umurongo wa 10. Haranditse ngo kuko twese dukwiriye kuzagaragarizwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, kugira ngo umuntu wese ahabwe ibikwiriye ibyo yakoze akiri mu mubiri, ari byiza cyangwa ibibi. Ahabwe ibikwiriye ibyo yakoze akiri mu mubiri, bivuze ko akiri muzima, ari ibyiza cyangwa ibibi. Bivuze yuko rero ibikorwa umuntu yakoze ari byiza cyangwa ibibi akiri mu mubiri, ibyo byose byandikwa mu ijuru, kandi nshuti muvandimwe ntibishobora guhindurwa. Nta sengesho na rimwe ryabihindura. Reka mbabwire, igihe wanga kumvira imiburo y'Imana ukiri muzima, we gutekereza neza ko ibikorwa. Abantu benshi basigaye bakora ibyaha ngo nibapfa ngo bazabasabira misa. Ubu bantu ni abajura n'abasambanyi banze kwihana, ngo bategerejwe ko ngo imiryango yabo izatanga amafaranga menshi ngo bapfuye ngo bakabasabira misa, ngo ibyaha byabo ngo Imana ikabagirira ikigongwe. Ndababwiza ukuri yuko ari ukwibeshya, ntacyo bizabasha guhindurwaho na gato, kuko ijambo ry'Imana rivuga amagambo akomeye mu gice cya 11 cy'Ibyahishuwe. Ijambo ry'Imana rivuga amagambo akomeye mu gice cya 14 cy'Ibyahishuwe, uhereye ku murongo wa 13. Numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti, andika utuhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Umwuka nawe aravuga ati, ye ngo baruhuke imihati yabo, kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Niko ijambo ry'Imana rivuga, kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Ndakubwiza ukuri yuko bavandimwe,
umuntu iyo apfuye imirimo ye iramukurikira, yaba ari umukiranutsi iramukurikira n'umunyabyaha imirimo ye iramukurikira. Iyo mirimo niyo izamuciraho iteka iyo yakoze akiri muzima, kuko mu rupfu ntacyo umuntu abasha gukora. Imana ihana umuntu, Imana ibabarira umuntu wihannye ibyaha bye, umuntu utekereza, umuntu wamenye ko ari umunyabyaha, umuntu wumvise ijambo ry'Imana rikamutsinda agaca bugufi akatura ibyaha bye kandi akabyihana kandi akabicikaho. Uwapfuye rero ntabasha kwihana, uwapfuye ntabasha kugira amarangamutima, ntabwo abasha kumenya ko yakoze ikosa kuko ntatekereza. Niyo mpamvu n'isengesho ryose wasenga, dusengera abantu kugira ngo umwuka w'Imana bakore ku mitima, maze abumvishe uburemere bw'ibyaha byabo, maze abo bantu bihane kandi bature ibyaha byabo, babyihane babikuye ku mutima, bibabarirwe. Ntabwo rero uwapfuye ashobora kugira amarangamutima cyangwa ngo yumve ijwi rya Mwuka Wera, aho biba byarangiye. Uwapfuye ntiyakumva ijwi rya Mwuka Wera, ntabwo uwapfuye yakwizera Imana, ntiyakwizera n'ijambo ry'Imana, ntabwo yakwihanishwa naryo. Niyo mpamvu ntacyo byamumarira kumusengera, ahubwo niba yapfuye, reka mu bavandimwe, icyiza ni ugutegereza umwanzuro wo ku munsi w'imperuka ubwo abapfuye bazazuka. Ndakurarikira rero kwizera Imana, ndakurarikira kuyumvira muri iki gihe giheruka, ndakurarikira kwemera ukuri kw'ijambo ry'Imana ngo we gukurikira ibinyoma. Reka Mwuka w'Imana agushoboze kumvira icyo ijambo ry'Imana rivuga kandi agushoboze kugendera ku bushake bwayo mu izina rya Yesu, amen. Reka dusenge. Mana yacu, tugushimiye kuri iki kigisho twize, turakunyiza kugira ngo Umwuka Wera arusheho kucyumvisha ibitekerezo byacu kandi atubashe kumvira icyo ijambo ryawe rivuga, uturinde kumvira ibihimbano by'abantu, ahubwo twumvire ukuri kw'ijambo ryawe mu izina rya Yesu.